Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu n'abigishwa be bamaze kwambuka bagera Genezareti, maze bashyikira ku nkombe. Bakiva mu bwato abantu baramumenya, nuko bazenguruka ako karere kose, maze batangira kumuzanira abarwayi mu ngobyi, aho bumvaga yageze hose. Naho Yezu yinjiraga hose, ari mu nsisiro, mu mijyi no mu midugudu, bashyiraga abarwayi ku kibuga maze bakamusaba ngo bareke bakore ku nshunda z'umwambaro we, nuko abamukozeho bose bagakira. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Amakuru yanyu. Dushimiye Imana. Twahuze dute ibyo dusoma muri Bibiliya n'ibyigishwa mu mashuri n'ibyo twiga mu ishuri, ko hari igihe usanga bidahura neza. Twabihuza dute? Ibyo twumva ijambo ry'Imana n'ibyo twigishwa na siyansi. Ijambo ry'Imana na siyansi bihurira he, bitandukanira he, byuzuzanya bite? Somo rya mbere twazirikanye ni ryo mu gitabo cy'Intangiriro, n'umutwe wa mbere, umurongo wa mbere kugera kwa 19. Riratubwira iremwa ry'ibiriho, iremwa ry'ibintu, ko byagiye bibaho. Tuzanakomeza tubizirikana. Umunsi twumvise bimwe mu byaremwe, ko Imana yaremye urumuri, mazi, joro n'amanywa, ariko no mu mashuri nabo siyansi ikerekana ibindi, ko hagiye habaho ko ibintu bigenda bihindagurika, bimwe bikura kazamo, ibindi bati hari igihe cyageze, bimwe habaho guturika, biraguka, ibindi birasandara. Bihurira hehe? Bitandukanira hehe? Menya atari cyo cy'ingenzi gushaka igisubizo kuri icyo kibazo. Cy'ingenzi ahubwo dukwiye kwitaho, cyangwa se iby'ingenzi dukwiye kuzirikana n'ibi bikurikira. Icya mbere ni icyo Bibiliya itari cyo. Si igitabo cy'amateka, ku buryo rero dushobora gutekereza ko ibintu biri muri Bibiliya, amatariki y'iminsi, byashyiriweho kutwereka iminsi, igihe, abantu, ko byagiye bikurikirana cyangwa se ibikorwa byagiye biba. Ntabwo ari cyo cy'ingenzi, nubwo dushobora gusangamo amateka kandi y'ukuri. Ariko icya mbere Bibiliya igamije si ukutubwira amateka y'uko ibintu byagenze, byagiye bibaho. Ntabwo ari kigamije, nubwo hari amateka amwe n'amwe dushobora gusangamo ari ukuri kuko ibintu byagenze, ariko intego ya mbere si yo. Icya kabiri itari cyo, si igitabo cya siyansi n'ubushakashatsi mu by'ubumenyi busanzwe, ku buryo ibiri muri Bibiliya bisimbura iby'ibitabo bya biology, bya chimie, bya physique. Oya. None se nimba atari igitabo cy'amateka, ikibi igitabo cya siyansi, ni icyo gitabo ni bwoko ki muri iyi si gendera kuri facts, bifatika, kubigaragara, ku bumenyi, ku bushakashatsi? Ni igitabo cy'ukwemera, kitagamije kutubwira uko ibintu byagenze, ahubwo impamvu yabyo mbere na mbere. Nubwo dushobora kumva impamvu y'ibintu dushingiye kuko byagenze, ariko intego nyamukuru ni ukutwereka impamvu yabyo, igisobanuro nyakuri kibiriho n'impamvu yabyo. Somo twazirikanye umunsi ryaduhishuriye ko ibintu byose isoko yabyo ari Imana kandi bibereyeho Imana.
byanditswe mu gihe abantu babonaga izuba bati dore Imana, bagasenga izuba nk'Imana. Babona inyanja bati dore Imana, bagasenga amazi nk'Imana. Babona inyamaswa z'inkazi bati dore Imana, bakazisenga nk'Imana. Babona ibiti by'inganzamarumbu bati dore Imana, bakabisenga nk'Imana. Umwanditsi mutagatifu amurikiwe na Roho Mutagatifu ayishurirwa kandi amenyesha abantu ko ibyo bintu basenga, iryo zuba basenga, ibyo binyarumuri basenga, ayo mazi bashaka gusenga, ayo mafi manini yo mu nyanja bashaka gusenga, izo nyamaswa z'inkazi z'agasozi bashaka gusenga, nazo zaremwe n'Imana. Ibyo bintu byaremwe n'Imana se bikwiye gusengwa bite? Kandi n'uyu munsi hari abantu uzasanga mu bice bimwe na bimwe by'isi basenga amazi. Haraho nigeze kujya banyereka akagezi basenga, ntabwo nagiye kugasengeraho ariko baramwe bati kare akagezi baragasenga. Ntabwo ibiriho bikwiye gusengwa, kuko iby'Imana yaremye, ibiremwa ntibikwiye gusengwa. Ukwiye gusengwa ahubwo ninde? N'uwabiremye. Si izuba rikwiye gusengwa, n'uwaremye izuba. Si amazi akwiye gusengwa, n'uwaremye amazi. Si urumuri rikwiye gusengwa, n'uwaremye urumuri. Tuzumva n'ibindi bizakurikiraho. Nicyo dukwiye gushaka mbere na mbere muri Bibiliya, kurusha kurwana no kuvuga ariko se buriya muntu ngo hari umuntu wari uhari yumva Imana ibivuga, afotora arikodinga. No. Ibyo ni ugushaka gusobanura ibintu mu mvugo yacu, mu bumenyi dufite ubu ngubu, kandi bidahura. Ariko kandi ikindi tudakwiye kwibagirwa, cyo ni icya kabiri nshaka kugarukaho, nuko n'ibiri muri siyanse n'ubumenyi bwo mu ishuri bituruka ku Mana. Iyo siyanse nayo ntizaba ikigirwamana. N'uwaba waravumbuye iki cyangwa kiriya, ubwo bubasha, ubwo bushobozi yabuhawe n'Imana. Icya gatatu nuko Imana iherekeza ibiremwa byayo. Ntabwo ibintu tubona biriho ari uko nguko bimeze kuva mu ntangiriro. Oya, igi rivamo umushwi, inkoko nini, kugeza igihe runaka uyiririye cyangwa se nyiririye. Kuba bavuga bati rero habaye evolution, nibyo, ariko hevuriwa ikiriho. Habaye gukura ku bintu runaka, ako kantu kakuze nubwo kaba ari gatoya, kavuye he? N'Imana yakaremye. Uwo wabivumbuye ko ari uko byagenze, ninde wamuhaye ubwo bumenyi kugira ngo abisobanurire abantu? N'Imana yabumuhaye. Tutaziyitirira rero ibitari ibyacu. N'ubumenyi bwo gusobanura ibintu uko byagenze nabwo butangwa n'Imana. Ntabwo rero siyanse na Bibiliya bihabanye, kubera ko ingabire y'ubwenge, ingabire y'ubumenyi nayo ni ingabire y'Imana. Ahubwo ababikoresha niwe washobora gutuma bihabana, kandi si by'Imana yifuje. Ahubwo icyo Imana yifuza, icyo Imana ishaka, nuko ibyo byose bikorana, byuzuzanya, kugira ngo umuntu akire. N'ivanjiri yatubwiye ko Yezu yagiye akiza abantu. Ntabwo Yezu arema ngo ibintu abireke byirwarize, arimo abantu ngo bakire cyangwa bapfe. Oya, arakomeza agaherekeza, Nyagasani arakomeza agaherekeza ibiremwa bye, kandi akabiherekesha ubushobozi n'ububasha butangaje. Ushobora kuvuga uti ko bamuzaniraga abarwayi bagakira, uyu munsi bigenda bite? Uyu munsi nabwo arabakiza ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Harabakirisha ubumenyi yahaye abaganga, ni Yezu ubakijije. Harabakirisha imiti ituruka mu bihingwa yaremye. Hari n'abakirisha ijambo rye. Harabakirisha amasakaramentu. Harabakirisha gukora ku bitagatifu, kumukoraho cyangwa se gukora ku bimwerekeyeho biturutse ku kwemera.
harabakiza mu buryo bw'ibitangaza. Twebwe rero icyo dusabwa ni iki? Ni ukumugirira icyizere, ni ukumusanga, ni ukumwegera no kumwegereza abandi, kuko Nyagasani niwe waremye byose, iboneka n'ibitaboneka, abiremesha ijambo rye, abiremesha ububasha bwe. Kandi ngo icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu no kugira ngo dukire. Ubwo rero bimeze bityo, tumushimire kandi ntihagire ikiduhagarika umutima, ahubwo tujye tumutura ibyo byose bituremereye, ubwo bubasha bushaka kudutsikamira, ibyashaka kugaragara nkaho bishaka ko Imana mu buzima bwacu, kuko ari we ukwiye gusengwa no gusingizwa. Cyazana ngo n'amahoro ye asendere mu mitima, mu bitekerezo byacu muri Kristo Yesu.